ikaze mu makuru yacu twaguteguriye mu karere ka Nyanza humvikanye inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru iteye ubwoba aho umwana w'umusore yaje gufatwa n'abagenzi be bari mu muhuro maze suku mukonyagura bakamukorera ibintu bibi cyane. Ibyaje kurangira uyu musore yitabye Imana. Byagenze gute? Aba basore bapfuye iki? Byaje gutuma baba barwana cyangwa se bakora urugomo rwageze naho rutwara ubuzima bwa mugenzi wabo. Ibi ngibi nibyo twaguteguriye ndetse bikuye makuru twaguteguriye. Turagusaba ko nyaboneka badutera inkunga uyu munsi. Reba musi y'amakuru handi subscribe cyangwa sabone ukandeho hari buza kazogera nakuga kande uraza kubishimangiye ko byiteka ryose uzahorana natwe ndetse uraza kubemesha kuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Abasore babiri rero nkuko natangiye bikubwira bari batuye mu karere ka Nyanza kuri bakurikiranwa kwica mugenzi wabo bamwishe urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro. Ibi bikaba byarabereye mu karere ka Nyanza ndetse uyu musore akaba yarishwe ubwo bari batashye ubukwe. Amakuru avuga yuko aba basore bamaze gukora irishano batawe muri yombi ndetse abangaba bakaba bakekwa kwica mugenzi wabo ko ntagiye mbikubwira. Bakaba barabikoze ubwo bari mu bukwe nkuko ndetse na polisi y'igihugu cy'u Rwanda yaje kubyemeza. Gusa akaba hari abantu bavuga yuko urugomo rwaba rwaratangiriye mu muhuro ngakabaraho bafashe umusore maze suko mukonyagura bakamukorera ibintu bibi cyane. Ibi ngibi byabereye mu murenge wa Cyabakamye ni mu kagari ka Karamaho mu mudugudu wa Kamonyi biba kuwa gatandatu nijoro. Amakuru akavuga yuko bari abasore babiri bafashe mugenzi wabo rero ngo bapfaga inzoga maze rero ngo barangije baramutimbagura ngo baramukubita bikomeye cyane by'urugomo maze aza kujyanwa kwa muganga ari naho yaje kugwa ku cyumweru. Ibi rero polisi ikimara kubimenya yisita muri yombi aba basore babiri bakekwaho kwica mugenzi wabo witwa Nzayisenga Siridiyo. Uyu Nzayisenga Siridiyo rero akaba afite imyaka 23 y'amavuko yonyine. Icyakora kuri bakaba batakiri mu mwuka w'abazima ahubwo akaba yamaze kwitaba Imana. Polisi y'igihugu cy'u Rwanda rero nyuma y'uko amakuru atangajwe twifuje kumenya icyo yaba itangaza by'umwihariko ikorera mu ntara y'Amajyepfo maze umuvugizi wayo muri iyi ntara CIP Kamanzi Hasani yemerera itangazamakuru koko ibi bintu byabaye kuri urupfu rwumvikanye ndetse anavuga yuko polisi ikimara kumenya yuko aba basore bakoze aya marorerwa yihutiye kujya ahabereye iri shyano maze ihita ifata aba basore irabafunga maze akomeza atangaza byinshi bitandukanye kuri uru rupfu. Uyu muyobozi yatangaje agira ati abakoko basore bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Mukingo ni mu gihe ubugenzacyaha bwo bwatangiye kugira ngo hakorwe iperereza hamenyekane impamvu nyamukuru ndetse n'intandaro y'urupfu urw'uyu nyakwigendera. Polisi ikomeza isaba urubyiruko kwirinda urugomo nkuru ahubwo ko bakwiye kuba bashaka uturimo tw'amaboko bajyamo ngo kubera yuko nibakomeza bakora urugomo baba bari gukora ibyaha bihanwa n'amategeko kandi polisi y'igihugu cy'u Rwanda itazigera na gatoya yihanganira ibi ngibi kandi kavuga yuko izakomeza gushyira umwete mu guhangana ndetse no guhashya ibyaha muri rusange. Ngayo rero amakuru yaramukiye Nyanza. Benshi batuye Nyanza bavuga yuko ahangaha naho hasigaye hahora amahano ndetse bakavuga yuko ubuyobozi bakwiye kuba bwabirebaho hakaba hatangwa amahugurwa ku baturage ngo kuko mu gihe ibi byose bitakorwa ibi bizakomeza kugenda bibangamira ubwisanzure bw'abaturage ndetse benshi bakomeza kugenda bakuka imitima ibintu bitari bisanzwe bihari ahubwo ngaka karere ka Nyanza kari kareguriwe Kristo umwami ngo karamaze guhinduka isibaniro by'abakora urugomo ndetse nabitwara nabi mu buryo bukomeye cyane. Mukomeze bigira amahoro rero. Iyi ni KN Radio ikomeje gukurikira nyabone kudutera inkunga uyu munsi. Urebe musi y'amakuru handi subscribe cyangwa sabone ukandeho hari buza kazujyana kuga kande uraza kubishimangiye ko byiteka ryose uzahorana natwe ndetse uraza kubemesha kuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudemo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimugira amahoro Nyagasani muri byose turabifuriza ko mwaha kandi mukaronka.